twizeye ko mumeze neza nk'ibisanzwe tubahaye ikaze mu makuru yacu abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Ibitaramo bya Chris Easy i Burayi byajemo impinduka. Aya ni amakuru dukesha ikinyamakuru cy'igihe ngo bimeze bitere. Mu gihe abakunzi ba Chris Easy babarizwa mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'i Burayi bari bamwiteze mu mijyi itandukanye aho nyine yagombaga kugenda aririmba, uyu muhanzi kuri ubu yamaze guhindura gahunda kuko azataramira i Buruseli gusa. Oh my god. So niyo mubyibuka yari yaratangaje ko azataramira mu mijyi itandukanye ari mu Burayi nka za Portland, Vancouver n'ahandi, ariko kuri ubu byamaze guhinduka, azataramira i Buruseli gusa. So mu gitondo cyo kuri uyu wa 11 Ukuboza nibwo Chris Easy ari kumwe na Junior Giti manager we ureberera inyungu ze bageze mu Bubiligi aho bitabiriye igitaramo uyu muhanzi agomba kuhakorera ku itariki 14 Ukuboza. So ngira ngo murabyumva ko buri minsi mike cyane, iminsi ni nk'ibiri isigaye gusa kugira ngo iki gitaramo ajye performing. So Chris Easy na Junior Giti bahagurutse i Kigali mu ijoro ryo kuri uyu wa 10 Ukuboza, bagera i Buruseli mu gitondo cyo kuri uyu wa 11 n'ubundi. Mu kiganiro rero yagiranye n'ikinyamakuru cy'igihe mbere yo guhaguruka i Kigali, Chris Easy yemeje ko agiye gukorera i Buruseli igitaramo kimwe gusa akabona gusubira i Burayi. So aho azataramira mu bihugu binyuranye nk'Ubufaransa, Polonye n'ahandi. Igitaramo Chris Easy agiye gukorera mu Bubiligi kizaba kiyobowe na MC Lucky benshi bamenyereye mu kiganiro Versace gitambuka kuri televiziyo Rwanda. Wow. So kwinjira muri iki gitaramo n'amayero 30 kubakomeje kugura amatike mbere, abazayagurira ku muryango bakazayagura ku mayero 40. So naho kwicara mu myanya y'icyubahiro bikaba zaba ari amayero 50. Hanyuma mu minsi ishize Chris Easy yatangaje ko uretse gutaramira i Burayi yiteguye gufatirayo amashusho y'indirimbo ze ku buryo mu gihe azaba ashoje ibyo gutaramira abakunzi be bazabona ibihangano bishya azaba yakoreye hara mu Burayi. So Chris Easy agiye gutaramira i Burayi nyuma yo gusohora indirimbo yise Sambarera iri mu zigezweho muri iyi minsi. So guys, ngayo nguko rero impinduka zabayeho ku bitaramo bya Chris Easy. Tubashimiye ko mudukurikirana muri benshi, tubashimiye ko mufata umwanya wacu mukumva ibiganiro byacu, natwe dukora ibishoboka byose ngo tubategurire inkuru ziba zigezweho nk'izi mu ruganda rw'imyidagaduro. Ni kuri bikorwa nk'ibisanzwe, turabashimiye naho mu zindi nkuru ziraza gukurikiraho. Bye.